Muraho neza, nitwa Venza. Nkuko ubona muri taburo uramubonamo umuhanzi witwa Patrick Biberwa Kitoko, wamenyekanye nka Kitoko. Kitoko hari amakuru mwari muzi ngo yarapfuye. Oya siyo. Abantu babikoze sinzi yo babikuye. Kitoko ariho yakoze igitaramo mu Bubiligi agikorana na Satibi, ndetse yewe mu minsi mike ishize yasohoye n'indirimbo ayita Tiro. Iyo ndirimbo iranakunzwe cyane, niba utari unayizi jya ku mbuga nkoranyambaga ze urayisangaho. Ariko abantu baranditse bati Kitoko nta kibaho kubera igihe ngo yari amaze wenda adakora umuziki kandi ariwo twe tumuziho. Yari amaze amezi 11 atagaragara mu muziki. Abanyabinyoma rero naho bashingiragaho bavuga ko atakibaho. Abandi baravuze bati Kitoko ko tuzi ko akunda perezida, kuki ataje kumwamamaza? Ibyo nabyo bakabishingiraho bavuga ko atakiriho. Ariko Kitoko yari ariho, ahubwo kubera imirimo bari gukora wenda wasanga yaragize impamvu itaratumye aboneka. Gusa yagarutse, yazanye n'indirimbo ikunzwe cyane, bigaragara ko yayiteguye. Yatinze kuza mu muziki, arimo arayitegura. Aganira n'ibitangazamakuru yavuze ko afite album. Iyi album iriho indirimbo 6, kandi iyi album yose izakorwa na Medbeat, kuko nayo ngo yibera mu Bwongereza. Rero Kitoko nuko ujya kumureba agakora imizigo agasohora. Muri ya minsi se ni mubizi ko yakoze n'igitaramo ari kumwe n'umuhanzi w'umurundi witwa Satibi. Aho Blasters mu Bubiligi ngo barahatwitse cyane, harashya harakongoka bya bindi bya yamvugo y'urubyiruko. Kitoko ejo bundi aganira n'itangazamakuru yahaye gasopa abantu bavuze ko yapfuye. Iyi video bavuze ko yapfuye nayo yarayibonye, iramubabaza. Gusa nta kundi yari kubigenza uretse kwigaragaza nyine akerekana ko akiriho. Nibwo yasohoye indirimbo nyine abyereka abafana be n'abandi bantu bamukundaga cyane. Ubu ariho kandi arashima Imana. Bamwe baravugaga bati Kitoko se yazanye umugore ahita areka iby'ubuhanzi. Abandi bati Kitoko ntabwo yazana umugore nk'umustar ukunzwe kuriya kandi uzwi n'abantu benshi ngo tubiyoberwe. Ahubwo Kitoko we yarisobanuye aravuga ati impamvu natinze kuza mu muziki cyangwa se kongera gushyira hanze indirimbo byatewe n'akazi nabonye mu Bwongereza ndangije kwiga. Yabwiye itangazamakuru ati narangije kwiga mbona akazi muri kaminuza nigagamo. Urumva rero kurangiza kwiga uhita ubona akazi, ntago wazajya urigora kuruhushya boss wawe ugiye mu ndirimbo. Oya, urabanza ukabyitondesha uko imyaka itambutse umenyana na boss wawe nibwo umusaba gahushya. Naho guhita umusaba gahushya ko kanya sinzi ko cyaba ari ikintu cyiza. Ariko gusa ngo ndagarutse je mu muziki mu kwezi kumwe cyangwa mu mezi 2 ngazajya duha umuzigo w'indirimbo. Nkaba mukunda bakomeza mu following ndetse banakane ngo subscribe, arabakunda cyane. Ubwo nibwo butumwa Kitoko yatanze arangije gusohora indirimbo imaze iminsi 10. Ndakeka nta bindi wamumenyaho. Kubyisumbuyeho nuko wajya ku mbuga nkoranyambaga ze. Ngiye mubanye muri iki kiganiro, nitwa Venza. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ibiganiro tuzajye dukora bize bikugeraho mu bambere. Mugira ibihe byiza, ndabashimiye.